mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. Tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze ku murongo ubamenyesha ibyo mutazi ukabibutsa ibyo mwibagiwe. Inkorane TV. Wabyemera utabyemera, hari ikintu abanyarwanda bavuze gikomeza kwigaragaza nk'ukuri. Baragize bati ubwenge burarahurwa kandi ngo intamenye irira ku muziro. Iyi niyo mpamvu tutazahwema kubagezaho ibiganiro nk'ibi bibamenyesha ibyo mutazi bikabibutsa ibyo mwibagiwe. Mu kiganiro tumumenye cy'uyu munsi, reka turebere hamwe urugendo rw'umugabo wamenyekanye nka Buda kubw'ibikorwa bye n'inyigisho bitagezweho na benshi muri ubu buzima. Twebwe turi Inkorane. Ku myaka 29 mu gicuku cya nijoro, igikomangoma Gautama cyasohotse mu ngoro y'ibwami kiyemeza gusiga imitungo, umuryango n'ingoma cyari kuzaragwa. Kigenda nk'inzererezi itagira shinge na rugero, kizenguruka mu Buhinde bwo mu majyaruguru, nta bintu, abantu cyangwa ahantu. Yiyemeje kubaho mu cyafatwa nk'ubukene. Yavukiye mu muryango w'ibwami ukize kandi ukungahaye, ndetse yari kuzaba umuragwa w'ingoma ya se uzwi nk'igikomangoma. Bitekerezwa ko yabayeho hagati y'ikinyejana cya 6 n'icya 5 mbere y'ivuka rya Yezu, hagati y'umwaka 563 na 483. Buda avuka yiswe Siddhartha Gautama. Ise yari umwami wa Sakya witwaga Suddhodana. Ubwami bukaba bwari buherereye hagati ya Nepal y'ubu n'Ubuhinde. Nk'uko byumvikana, yavukiye kandi akurira mu buzima bwakwitwa bwiza kandi bw'umunezero w'ibwami. Maze ku myaka 16 arongora igikomangoma ya Shodhihara, babyarana umwana w'umuhungu. Gusa ntibyatinze kuko afite imyaka 29 yiyemeje kuva ibwami akajya kwibera mu mashyamba no mu buzima budafite ikintu icyo ari cyo cyose, nk'uko twabibonye haruguru. Bitekerezwa ko mbere yo gufata icyemezo cyo kuva ibwami, Gautama yabanje kugira ingendo nyinshi hanze y'ingoro y'ubwami, byaje kumuviramo kubona abasaza, abarwayi ndetse n'imirambo y'abantu. Kuva mu bwana bw'ababyeyi be bari barakomeje kumuheza ku mibereho isanzwe yo hanze ngo atazabona bene mu mibereho yuzuyemo umubabaro uzanwa n'uburwayi n'urupfu. Yaje gutungurwa rero ubwo yari abonye umuntu wihaye Imana akiyemeza kubaho mu bukene, maze ntiyabasha kwiyumvisha ukuntu umuntu abaho muri uwo mubabaro uzanwa n'ubukene yihitiyemo. Ibyo byatumye afata icyemezo cyo gushaka uko yasobanukirwa n'umubabaro ndetse akanawushyiraho iherezo. Mu ibanga rikomeye cyane, Gautama yasohotse ibwami yemeza kubaho nabi, ariko akamenya neza imiterere y'umubabaro n'icyawumara mu bantu. Ngo yabanje guca mu bice by'amajyepfo y'Ubuhinde, maze yiga umwitozo wa meditasiyo. Amaze kuwumenya rero, ahitamo gukomeza urugendo rwe kuko yumvaga atanyuzwe. Ngo yahuye n'abapfumu ndetse n'abatekereza b'abanyabwenge, ababaza icyo batekereza cyamara umubabaro mu bantu, ariko ntibyagira icyo bitanga kuko ibisubizo byose bamuhaye bitamunyuze. Gusa ntiyacitse intege, ahubwo yakomeje kwiyemeza gushaka igisubizo cy'umubabaro ku giti cye ndetse no ku bantu bose, kugeza ubwo yaje kuvumbura uburyo bwatuma abantu batandukana n'umubabaro.
Yamaze imyaka 6 atekereza mu cyiswe meditation, aribwo buryo umuntu yiherera akitandukanya n'ibindi bintu, agaharira uwo mwanya gutekereza ku buzima n'izindi nsanganyamatsiko zifitanye isano n'ubuzima. Muri iyo myaka 6 ngo yagize ibihe bikomeye byo kwiyiriza ubusa no kwibaza, ngo yaratekereje cyane kandi yibaza imiterere, inkomoko n'umuti by'umubabaro. Gusa n'ubundi ngo ntiyanyuzwe, nibwo yaje kwicara munsi y'igiti yiyemeza ko atazahaguruka atabashije kugera ku rumuri, maze ngo nyuma yo kurwana n'ikibi bita maya kimusunikira mu irari n'ibinezeza by'isi, ngo yaje kugera ku rumuri maze ahinduka Buda ku myaka 35. ngo muri urwo rugendo rero Buda yavumbuye ko umubabaro udaterwa n'ubuke bw'imitungo, akarengane cyangwa ikindi kintu kiva mu binyabubaca ibyo ari byo byose, ahubwo ko umubabaro uterwa gusa n'imiterere n'imyitwarire y'ubwonko bwacu. Mu ishurirwa rye, Gautama ngo yabonye ko buri gihe ubwonko bwacu n'imyumvire yacu muri byose burangwa no kwifuza, maze uko kwifuza nako kukarangirana no kutanyurwa, ngo kutanyurwa kukazana umubabaro. Ngo buri gihe ubwonko bwacu bwumvise ikintu kitabunyuze cyangwa se kibabaza, ngo bwihutire gushaka uko bwatandukana nacyo, ariko ngo niyo ubwonko bwacu bwumvise ikintu cyiza kinezeza, ngo nanone bushaka kukigumamo ngo bukomeze bwumve uwo munezero no kugubwa neza. Uko gushaka rero gutandukana n'ibibi no gushaka kugumana n'ibitugusha neza, nako ngo icyo kutuzanira ni ukutanyurwa kuko byanze bikunze ibyo twifuza tutabibona mu buryo bwuzuye, maze bikatwinjiza mu mubabaro. Bityo ibi ngo bibona neza iyo uhuye n'ikintu kibabaza umubiri, ngo igihe cyose umubabaro ukiriho duhangayikishwa no kwitandukanya nawo. Gusa ikibabaje ngo ni uko niyo turi mu bihe byiza by'umunezero nabyo bidatuma tugubwa neza, ngo kuko duhangayikishwa cyane n'uko uwo munezero ushobora kuduca mu myanya y'intoki maze tukongera tukababara. Uko guhangayikishwa n'uko umunezero ushobora kugenda nabyo ngo bihita bitwinjiza mu muhangayiko, nabyo ubwabyo ngo bihita bidufungurira amarembo y'umubabaro ushingiye kuri uwo muhangayiko. Muri urwo rugendo rwe rurerure rero, Buda ngo yasanze buri gihe abantu dushishikazwa no gushaka urukundo n'abakunzi, ariko ngo niyo tubibonye ngo ntitunezerwe, ahubwo ngo bitwinjiza mu wundi muhangayiko. Bamwe ngo bahangayikishwa n'uko bishobora kubaca mu myanya y'intoki, abandi ishyari no gufa bikabasika imitima, hanyuma abandi bakumva umukunzi babonye atabakwiriye, mbese nyine barihenze cyangwa se barahenzwe, niba koko mu rukundo habamo guhenda no guhendwa, maze bagatangira kwifuza abandi batekereza ko bahwanye nabo. Gusa ngo hari n'abo ibyo byose bibaho, agatangira afite ubwoba ko umukunzi azamuta cyangwa se akamuca inyuma, bikazarangira abona uwo mukunzi ahubwo atari we umukwiriye, agatangira urugendo rwo gushaka undi, kubw'amahirwe cyangwa se ibyago akazabona undi, ariko nanone bikongera bikagenda nk'uko byagenze mbere, bikaguma gutyo gutyo. Dufite amahirwe n'Imana biduha imvura n'izuba, niba koko ari Imana zibiduha, tukagira inzego ziduha uburezi, ubuvuzi, ubutabera n'ibindi. Si ibyo gusa kuko dushobora no kugira amahirwe menshi cyangwa se ububasha bwinshi bikatugeza ku mafaranga n'imitungo byinshi, ariko ngo hari ikintu kimwe Buda yasanze kidahinduka, imiterere ya kamere yacu, cyane cyane mu mitwe yacu. Kuva ku bakomeye kugeza ku boroheje, kuva ku bami n'abami b'abami b'ibihangange kugeza ku bacakara b'imbohe, twese duhora mu ntambara yo kwitandukanya n'ibitubabaza, dushaka kwinjira mu bitunezeza n'ibitugusha neza. Gusa uko tubishaka cyane niko tunababara cyane. Buda rero ngo yasanze ari uburyo bumwe rukumbi bwadutandukanya n'umubabaro, bukatuvana muri uwo mukino udatandukanye cyane no kwikirigita ugaseka. Yavuze ko icyo ari cyo cyose uhuye nacyo, cyaba ari ikikubabaza cyangwa ikikugusha neza, ngo uburyo bwiza bwo kugubwa neza mu buryo burambye ari ukukimenya neza no kucyakira uko kije.
ati iyo ugize umujinya cyangwa umushiha ntiwifuze ko wakuvaho, ukomeza kuba mu mujinya ariko ntabwo ubabazwa nawo, icyo gihe ugubwa neza mu mujinya. Nanone ku rundi ruhande, iyo ugize umunezero ariko ntiwifuze ko uwo munezero wagumaho cyangwa ngo wiyongere, icyo gihe ugubwa neza muri uwo munezero, ntutakaze amahoro yo mu mutima. Ibyo kubyumva mu magambo byakoroha, ariko kubishyira mu bikorwa byaba indi ngingo itakorohera benshi muri twe. None se ni gute wategeka ubwonko bwawe kwakira ibiri uko biri hatabayeho kwifuza? Ukakira umujinya nk'umujinya, umunezero nk'umunezero, umubabaro nk'umubabaro. Mu gusubiza ibyo bibazo, Gautama waje kuba Buda yahanze uburyo bushya bwa meditasiyo butoza ubwonko bw'umuntu kwakira ukuri kw'ibiriho hatabayeho kwifuza uko ariko kose. Iyi myitozo cyangwa ibyo bikorwa bya meditasiyo ngo bitoza ubikora kwibaza ikibazo kimwe rukumbi kigira giti: ni iki ndi gucamo aka kanya? Aho kwibaza uti ni iki nkwiriye gucamo aka kanya, ukibaza uti ni iki kiri kumbaho ubu? Aho kwibaza uti ni iki gikwiriye kumbaho? Buda rero akavuga ko bigoye kugera kuri urwo rwego ariko ko bishoboka. Buda ngo yashyizeho urwo rufatizo rwa meditasiyo nk'uburyo bw'imbunda ibumbira hamwe indangagaciro n'imyifato byorohereza umuntu kwitegereza no kwihuza n'ibiriho ubu n'aha cyangwa se muri aka kanya, aho gutura mu nzozi n'ibitangaza bitariho, ahubwo bikurangaza bikagutandukanya n'ukuri kw'ibiriho. Buda yashishikarije abayoboke be gukurikiza kirazira 5 mu buzima bwabo bwose zari zo: kwirinda kwica ikintu icyo ari cyo cyose, irari ry'ubusambanyi, gufata iby'abandi utahawe cyangwa se kwiba, kubeshya no gukoresha cyangwa gufata ibiyobyabwenge, ngo kuko ibyo byose bibinjiza mu itanura ry'umuriro wo kwifuza guhoraho. Kwifuza ubutegetsi no gukomera, kwifuza imibonano mpuzabitsina no kwifuza ubutunzi n'ibindi, byose biri mu byo Buda avuga ko byatsa itanura ry'umuriro, ariko ngo iyo uzimijwe, ngo kwifuza gusimbuzwa imimerere yo kugubwa neza no kunezezwa n'uko ibintu bimeze. Iyo mimerere rero niyo bita nirvana, bisobanura kuzimya umuriro. Ngo abageze ku iyo mimerere ya nirvana bahohotse umuruho aho uva ukagera, bumva cyangwa se babona ibintu uko biri mu mwuzuro wabyo, batabanje kwiturira mu nzozi n'ibyifuzo by'ibitangaza bitabaho kandi bibatandukanya n'ukuri kw'ibiriho. Aba ngo nubwo bahura n'ibibabaza ngo nta kintu na kimwe bibatwara, ngo kuko umuntu utifuza adashobora kumva umubabaro uzanwa no kwifuza. Nyamara kandi iyi ni imyumvire n'imyemerere itarabaye ibya Buda gusa, ahubwo yanayisangiye n'ababudisite bangana na miliyoni ziri hagati ya 470 na 535 bariho uyu munsi ku isi. Kugeza ubu abo bayoboke bose ba Buda bemera ko ku isi hariho cyangwa se habayeho umuntu umwe wabashije kugera kuri iyo mimerere ya nirvana ikamutandukanya n'umubabaro burundu. Uwo muntu nta wundi ni Gautama, ari nayo mpamvu yitwa Buda, bivuga uwamurikiwe. Ku mpera z'urwo rugendo rwe rw'ubuvumbuzi, uwari Gautama wari umaze guhinduka Buda yamaze ubuzima bwe bwose yari asigaje ku isi yigisha iby'ubwo buvumbuzi bwe. Iby'ubukomangoma n'ubwami yari kuzaragwa, usibye ko atari akibikozwa, ntiyongeye no kubitekereza. Intego ye yasigaye ari iyo gutuma abantu bose bumva ubwo buvumbuzi bwe, maze bagatandukana n'umubabaro burundu. Inyigisho ze zose yazikubiye mu itegeko rimwe rivuga ko umubabaro uzanwa no kwifuza, bityo ko uburyo bumwe rukumbi bwo gutandukana n'umubabaro ari ugutandukana bidasubirwaho no kwifuza, kandi uburyo bumwe rukumbi bwo gutandukana no kwifuza ari ukubasha kureba ibintu uko biri aho kubireba uko ubyifuza. Ibyo rero akaba ari byo bikoze itegeko rya Dharma. Iryo tegeko bise Dharma, ababudisite barifata nk'itegeko rusange rigenga ibiriho cyangwa se universal law of nature. Abaryemera bavuga ko aho waba uri hose, icyo waba uri cyo cyose, waba ubyemera cyangwa utabyemera,
ko umubabaro uzanwa no kwifuza, nk'uko mu bugenge bakubwira ko icyo waterera hejuru cyose kigarurwa n'imbaraga za rukuruzi cyangwa se gravitational force. Umubudisite ni umuntu wemera iryo tegeko rimutoza ko ubuhanga, ubugwaneza, ubwitonzi cyangwa se kwihangana, ubugiraneza n'impuhwe ari indangagaciro z'ingenzi. Mu gihe abemera Imana icya mbere bemera ari uko Imana iriho, hanyuma bakiyemeza kubaho igihe cy'ubuzima bwabo bwose busigaye bashaka uko bakora ibyo iyo Mana ishaka. Ababudisite b'icya mbere bemera n'uko umubabaro uriho, nabo bakiyemeza kumara ubuzima bwabo busigaye bashaka uko bawukwepa. Bavuga ko umuntu aramutse atifitemo kwifuza mu mutwe we, nta kinyabubasha cy'imbaraga cyangwa Imana yamuzanira umubabaro. Ariko nanone ku rundi ruhande aramutse yibitsemo kwifuza, nta Mana n'imwe yamutandukanya n'umubabaro. Nyamara ibyo ntibivuga ko abemera imyemerere ya Buda bahakana kubaho kw'Imana, ahubwo ngo bayifata nk'ikinyabubasha kibavubira imvura n'intsinzi, ariko nanone ntikivange mu mikorere kamere y'itegeko ry'umubabaro no kwifuza ari ryo duhirima nk'uko twaribonye. Ubwo buvumbuzi bwa Buda rero nibwo bwabyaye idini cyangwa se imyemerere izwi nka Budizime yashinzwe nyuma y'urupfu rwa Buda mu myaka irenga 2500 ishize, ubwo nahagana mu mwaka wa 483 mbere y'ivuka rya Yezu. Ubwo abari baramukurikiye cyangwa se abigishwa be babonye apfuye ku myaka ye 80, batangiye kwishyira hamwe mu bubyutse bushingiye ku nyigisho yabigishaga zaje kuba urufatiro rw'iyo myemerere ya Budizime mu bihe byakurikiyeho kugeza ubu. Abamukurikiye kandi bagakurikiza iyo myemerere ngo bemera ko hariho ukuri kune cyangwa se ukuri kuri mu bice bine: ukuri k'umubabaro bita duka, ukuri kw'ibitera umubabaro bita samudaya, ukuri kw'iherezo ry'umubabaro bita nirihoda, hanyuma n'ukuri kw'inzira idutandukanya n'umubabaro bita maga. Ayo moko ane y'ukuri rero ngo bakayashyira mu buzima bwabo mu buryo 8 bw'ubutungane, ari bwo imyumvire itunganye, imitekerereze itunganye, imvugo ziboneye, ibikorwa bitunganye, imibereho iboneye, umuhati utunganye, n'ukwimenya gutunganye. Kuri ubwo butungane kandi niyo igice cy'ikiganiro kirangiriye, mu gice kizakurikiraho tuzabinjiza neza mu bikubiye mu nyigisho za Budizime, imibereho, imigenzo n'imiziririzo bidasigana n'iyo myemerere, nk'uko natwe tudasigana no kubategurira ibiganiro. Mugire amahoro.